Murakaza neza kumenya ICT TV, muri kumwe na Francis Wifurisian Hirwe. Muri byo mukora byose reka rero turebera hamwe kandi kwanda ku bwenge. Ufite telefone yawe maze kuyigiramo hari ama notification, tugiye kureba nk'ibi notification bya Phonex nawe bishiza kuba ku disturbinga uko wabihagarika. Urabona ko mfunguye telefone yanjye iri lockinze irimo password iri kunyeka ko ari notification, ishobora kubyemera cyangwa ifunga byose. Reka tuye ko twabifunga rero kugira ngo tubikuremo. Turaza dukuremo locking, nitumara kujya muri telefone yacu twinjiremo kugira ngo bihagere neza. Ushaka ijambo application, muri application tugiye ku managing Phonex. Ngiyi tusha twayifungurira hano tukayimanagingira hano, tukabasha kuba twayinjiramo mu duce muri ubu buryo. Ariko urabona ko iratinda, nshobora no kutwireka kujya muri Phonex. Iyi rero disturbing abantu benshi mu kazi bari mu gukora, ukajya kumva kumfungura ibintu byo kwamamaza bitari ngombwa. Nk'ubu igafungura ibintu byo kwamamaza bitari ngombwa, ukwiye gukirana nayo. Mu gihe rero bino bintu utabishaka rwose ushobora kubifunga rwose, ukakora disable yayo kugira ngo kujya igutesha umutwe. Nk'ubu iyi ni Phonex iri kwamamaza ibi byose. Reka rero tubikuremo tuze tujye muri settings. Nitwinjira hano muri settings, tumara kujya muri settings tuze hano handitse ngo turebe ahanditse iki, handitse application management, app management. Ngiyi tumara kujya muri application management tuza hano handitse list. Tujyana kuri list tubona programme zose ziri muri telefone yawe. Izi ni programme zose ziri ukayishakaho cyangwa ukaza ugasachingamo hano hejuru, ukayisachingamo kugira ngo ugeremo mu buryo bwose. Ngiyi iyo maze kwigeraho nzano kuri yo, nkayinjira muri settings zayo, nkareba app notification. Nshaka gufunga ibi notification byayo byose nabifungira hano. Nshaka gufunga zimwe muri zo, kutemerera kuyemerera ntayikuyemo, ngo nshobora kuyihagarika sinyukuremo, ariko ntijya notification igakomeza igakora. Phonex nkaza no kuri nkaklika, nkaza kuri aka kana allow notification, nkakajya kuri off. Zino zose zibaninga, zirokinga zizamo cyangwa rokinga iziza kuri screen, n'ama sound izizana n'ama sound nkazifunga. Nija gufunga notification zayo zose mfungira hano. Nuvuga ngo ahanga mbafunze notification zi Phonex cyangwa izindi application bitewe n'iya disturbance. Ubu nta notification akongera kubona kuri telefone, nta byakongera kuza kunesha umutwe kuri telefone. Niba ufite ikibazo rero cyo kuba hari application yo disturbinga ikuderanja kuri machine kuri telefone yawe, why disturbinga muri ya buryo. Cyambere no kuza ukajya ukajya muri settings, wabajya kuri muri settings, ukaza ukajya muri application app management, ukaklika kwa list ya application yose, ukareba application list ziri news. Warangiza ukareba izirike izi ku disturbinga muri zingisi, ukagenda ukajya muri settings zazo ukaba uzihagaritse, notification yazo agutesha umutwe ukazihagarika hariya. Ni muri buryo wahakikamo application notification za application ishaka ku disturbinga. Nubwo buryo tuzihagarikamo, waba ukoresha machine, waba ukoresha telefone, uriya buryo bwose urabona ko ndi kukwereka kuri telefone. Murakoze, murakamera rero, mukomeye muboneka mukorera share, like, comment kumenya ICT TV tugenda umunsi ku munsi, tugendane tubashe gukora tukazogera ujye ubasha kubona ibiganiro byacu dushyizeho ako kanya, ubone notification kwereka ko ari ikiganiro dushyizeho ubashe kugikurikira mu wa mbere. Twagushishikariza gukora share, comment kuri bagenzi bawe ngo nabo babashe kujya babona utuntu tw'ubwenge tugenda tubakorera umunsi ku munsi. Murakoze, murakama, ciao ciao.